Ibigeragezo si karande kandi si umurage. Ikigeragezo si karande si n'umurage. Kubaho nabi si karande ntabwo ari umurage. Ntabwo ari umugabane umuntu yagabanye ngo ibyago bimwokame. Umuntu umwe yigeze kunyitegereza arambwira ati runa ntikarame. Hariya baravuga ngo ikigeragezo si karande. Ndamubwira ati ni ukuri rwose ntabwo ari karande. Harangije arambwira ngo none nimba atari karande kubera iki hariho abantu bakena burundu bagakena ariko hakabaho n'abakira bagakira pe bagaheraheza? Ni ukubera iki? Ndamubwira nti rero kubaho neza no kubaho nabi nta muntu ubyihitiramo. Byanga bikunda igihe iyo kigeze kirabisobanura. Kandi iyo Yesu atanze imfashanyo ntabwo areba ngo runaka niwe wankoreye neza, runaka niwe wakoze ibyiza, oya. Ubwo nyine ni rya somo riba risohoye ngo ikigeragezo si karande kandi si umurage. Nabayeho ndatanga ubuhamya. Umunsi umwe Satani anyurira mu mwana, arangije aranyitegereza arambwira ngo ariko ubundi waje gukora iki hano? Waje gukora iki muri uru rugo? Ariko nagira ngo mbabwire ngo byari Satani. Sekibi rero ntabwo azakorera mu dusimba, ntabwo azakorera mu biti, ntazakorera no mu byatsi, ntabwo azakorera muri babandi uzi, ahubwo azakorera mu bantu bahumeka umwuka w'abazima. Umuntu muzima yakubwira ijambo ukibaza se uyu ni wa muntu nzi umbwira no magambo cyangwa? Yego birashoboka. Umuntu yakubwira ijambo ribi rigatuma ufata umwanzuro wo kujya kwiyahura iyo utasenze Imana ngo igukomeze. Umuntu yakubwira ijambo rikagukomeretsa, akakubwira ijambo kuva mu gitondo rikakurya ukamara umwaka ijambo rikikurya. Iyo utabaye maso ngo usenge, Kristo yohereza imbaraga yo kugira ngo ukomere. Ndakubwiye ngo umuntu yakubwira ijambo rikakurimbuza burundu. Benshi bajya bafata imyanzuro yo kwiyahura. Ese ugira ngo gufata umwanzuro burya umuntu akiyahura burya ntabwo umuntu aba ari we? Burya Sekibi hari iyindi mbaraga aba yambitse uwo muntu idasanzwe. Imbaraga ya mbere aba yamwambitse ni imbaraga mbi y'ibyiyumviro bibi. Buriya abantu benshi bacunze neza, ucunze neza ukamenya ububi bw'umuntu binyuriye muri Sekibi, nta nubwo umuntu yajya akubwira ijambo ngo uryiteho. Ufite umwuka w'Imana yajya avuga ati urugero, Yesu hari abagabo yamaje kubona arababwira ngo mwabana b'incira mwe, noneho ko muhunze umujinya ugiye gutera, ninde wababuriye? Nuko yari azi yuko umwana w'umuntu byanga bikunda Sekibi ajya amukoresha akaba yakora ibibi, ikibi kirenzeho. Nuko
subije turi kuvuga hano ikigeragezo si karande kandi si umurage. Ndatanga urugero. Ni muri Bibiliya mu Itangiriro. Imvura yaraguye, iragwa. Kiriya gihe ubwo Nowa yabazaga inkuge, Imana yari yaramubwiye ati noneho rero Nowa, genda wibarize inkuge, uburire abantu yuko ngiye kurimbuza isi umwuzure. Nowa yaragiye abaza inkuge. Haleluya. Inkuge yacu ni Yesu Kristo. Amena. Yaragiye abaza inkuge umusaza Nowa. Rero burya ngo urujya gupfa rujya ruziba amatwi abantu kugira ngo abantu batumva. Umusaza akajya guca ibiti. Abantu ngo ni kwa kundi byahoze. Umusaza aratangira arabaza. Anatari kuri ya musaza buriya si umusazi. Nowa aravuga ati muhunge dore Imana igiye kurimbuza isi umwuzure. Atari ko buriya kariya gasaza si agasazi. Abandi bakamukwena, abandi bagamuhereza nyirantunuri, abandi bakamuhenera. Nowa birangira inkuge yubatse. Aratangira ati mwabantu mwe mwakwinjiye mu nkuge ko bigiye kurangira. Ati wagasaza uragasazi. Nguko ku isi ya kera yarimbujwe isi umwuzure. Umwana w'umuntu arinangira kugeza ubwo igihe imvura yaguye, igitonyanga cya mbere kiragwa. Ba bantu bahora bakwena ati atari kuri ya musaza ni umusazi. Reka iyi ni imvura isanzwe. Erega burya ngo Satani ajya aziba abantu amatwi ngo batumva. Igitonyanga kiragwa icya mbere, igitonyanga cya kabiri. Baturiya musaza rega ni umusazi, ntago byashoboka. Ese yagwigu inyuze? Nta nubwo. Hari n'abantu muri iyi minsi uramubwira ati mbe runaka wakwihanye, ariko wagiye unkuye ahubwo busase ati ndihana se ko abatinda ari bo bashaka Imana? Njye ndihana nshaka iki? Wowe uri umukene, njye ndi umukire namaje kugera iyo njya. Burya ubukene rega butuma umuntu anavuga. Ubwo bukene nibwo buri gutuma mushaka Imana. Ariko nagira ngo nkubwire nti mwene data, igihe kirageze ngo abantu binjire mu nkuge. Nutinjira mu nkuge uraje umere nk'aba bandi bakennye. Baravuga ngo ntago byashoboka ko imvura yagwa, ntago byashoboka ko Imana yarimbuza isi umwuzure, ntago byashoboka. Ariko ndakubwira ngo igihe cyarageze ubwo Nowa yari amajije kubwira abantu. Imana imajije kubona ko umuntu ari mubi, Imana ngo yicuze icyatumye irema umuntu. Imana yaricuzije. Murasoma mu Itangiriro. Nuko ngo abantu baragwira baba babi. Murabisoma mu Itangiriro. Ngo bamajije kugwira, ngo Imana yicuza icyatumye irema umuntu. Tekereza kugira ngo umuremyi wa byose yicuze. Nuko umuntu yari amajije kuba mubi cyane. Birangije igihe kigeze, ntago Imana ijya yirengagiza abana bayo cyangwa abayumvira. Yararebye iritegereza ibona yuko mu isi yose nta muntu uzigera uyemera keretse Nowa n'umuryango we. Nuko Nowa aragenda abwira abahungu be. Yari afite abahungu be 3, yari afite n'abakazana 3.
aragenda ati genda ujye kubabwira. Aragenda arababwiye umusaza, arababwira ati muryango wanjye, bana banjye, dore Imana igiye kurimbuza isi umwuzure, kuko abana b'abantu banze bakaba babi, nimuhunga umujinya w'Imana ugiye gutera. Nguko uko abana bumviye umubyeyi, barinjira bajya mu nkike. Nawe mwumva ukuntu Satani iyo yahumye abantu. Tekereza kuba barabonye inyamaswa zikaza, kuko yari yaramubwiye ati ikigabo n'ikigore bigomba kuzajya ari byo byinjira mu nkuge. Bakabona inyamaswa irinjiye, ziri kuza zitandukanye. Ubwo inzoka yarinjiye yinjirana n'inzoka ngenzi yayo, ubwo imbwa n'imbwa ngenzi yayo, imbwakazi, ubwo umuhari n'umuharikazi birinjira, ubwo indogobe n'indogobekazi birinjira. Nuko ikigabo n'ikigore nk'uko Imana yategetse, maze umwana w'umuntu, kubera ko Satani yari yaramaje guhuma amaso abana b'abantu, ngo ntago bigeze batekereza, ngo ubwonko bwamajije kugwa ikinya, ngo ntabwo buba rukitegereje akaga kabuzengurutse. Nuko inyamaswa zikabacaho, ariko ntibitegereze, ariko ntibarebe, ariko Satani arakomeza abahuma amaso, birinjira, maze kugeza igihe Imana yabwiriye Nowa ngo ndumva ndambiwe, injira mu nkuge Nowa ukinge, kuko ngiye kurimbura umwana w'umuntu amaze kuba mubi. Nowa yarinjiye, amajije kwinjira n'umuryango we wese. Ikintu kimbabaza ni kimwe, kuba warahawe amahirwe ariko ntuyabone. Igitonyanga cya mbere cyaraguye, ati niko byahoze. Igitonyanga cya kabiri kiba kiraguye, atari ko ka gasaza karanabeshya. Igitonyanga cya gatatu kiragwa, imvura itangira kugwa umunsi wa mbere, ati niko bimeze, ni kwa kundi kari agasaza si ko ari agasazi. Imvura iragwa umunsi wa kabiri, abana b'abana ati karabaye, ati twarabibwiwe kwanga kumva. Uyu munsi wa gatatu ati noneho Mana, bamwe bagatangira kurira ibiti, igiti ati mva nshingukaho kikamunaga nk'iriya. Undi akurira inzu ikarengerwa ikamuvanayo. Hari igihe kizagera abana b'abantu bicuze, ati kuki twaburiwe tukanga kumva. Nuko igihe kiba igihe, umunsi uba umunsi. Uwo munsi wabaye umunsi mubi kuri mwene muntu. Umunsi wa kane imvura iragwa, ibintu birakomera. Ya misozi, dore iyi misozi mubona ari imisozi, ntabwo isa ariko yari imeze, ngo isi yari nziza iterereye. Uzagere iyo mu Mutara urebe ukuntu ahantu hameze neza haterereye. Isi niko yari imeze. Ntabwo twari dufite ino misozi, nta bitare twari dufite ngo ujye hano ubona harahanamye. Nuwuhe musozi wari waterera muremure ngo urebe ukuntu umuntu ushobora guterera umusozi ukawuterera ukibaza mbese ye yari isi? Ntabwo isi ariko yari imeze, mwana w'Imana. Isi yari nziza, ariko isi yabaye mbi kubera umwana w'umuntu, kubera ikiremwa, kugezaho ngo umuntu yabaye mubi, Imana yicuza icyatumye irema umwana w'umuntu. Tekereza nawe. Nuko turi kuganira ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage. Ntabwo ari umurage, mwana w'Imana. Ntukicare ngo ab'isi bagutere, ntukicare ngo ab'isi bagira ute, ab'isi bagutera ubwoba, ngo kandi izo ni za karande zo kwa nyoko. Noneho aho ibintu byabereye ibibazo, ubu noneho umuntu asigaye ashaka umugore, agira ngo bareme urugo rwiza, yamuzana bahura n'ikigeragezo, umugabo agatangira ati
atari ko bundi ntago narinzi ko naza n'umugore ngo bigende neza. Ati karande zo kwa nyoko nizo zinkurikiranye. Ese wa mugabo we, kuki zaba atari karande zo kwa nyoko cyangwa kaso? Oya, ni sekibi kuko Satani yamanukiye isi afite umujinya. Ngo mu byahishuwe haravuga ngo wajuruwe nawe wasiwe, wajuruwe n'abakurimo, mwishime kuko umwanzi akuvuyemo, ariko wasiwe ugushije ishyano kuko umanukiwe n'umwanzi Satani. Nuko Satani yamaje kumanukira ikiremwa muntu, nuko Satani afite umujinya mwinshi, nuko Satani afite ishyari. Yahoze ahanganye n'umwami Yesu mu ijuru, yarazi yuko Kristo azanesha. Haleluya. Yarazi yuko mu bise bya wa mwami wacu hazavamo abazamwizera. Haleluya. Nawe ntupinge rero, ntupinge nk'aba bantu bo kwa Nowa ngo ntago imvura izagwa ntibyashoboka. Ntupinge ngo umere nk'aba bantu b'i Sodomu n'i Gomora, aho byari bigeze, aho bari batangiye kwe abagabo bendaga abagabo, abagore bakenda abagore. Ariko dore igiteye agahinda muri isi ya none ni ukubona n'umugabo pasitora basezeranya, bakajya mu rusengero ngo bagiye gusezerana. Bana b'Imana, aho isi igeze biteye agahinda. Mureka turire duturagare, turirire icyaha kiri kubera muri iyi si. Iyi si yacu iteye agahinda. Reba kugeza ubwo umugabo n'umwana we baryamana bakabyarana. Reba agahinda. Ejo bundi hari inkuru numvishije muri Kenya ngo umubyeyi yabwiye umwana we, nti mwana wanjye, narakureze urakura, ndakurihirira amashuri, umaze kuba umusore mwiza mutoya, none ni kubera iki wajya gushaka umuntu uzaturira umutungo? Ni guki wajya gushaka uzakubuza amahoro? None ngwino tugende tujye gusezerana, twibanire. Bana b'Imana, biteye agahinda. Cyakoze haracyariho ibihugu bifite umwuka w'Imana. Bagiye hambere barabangira ati ntago twasezeranye umwana na nyina, ibyo ntago byashoboka. Baratega bafata indege bajya mu kindi igihugu cyamanukiwe n'amahano, nuko bemera kubasezeranya. Ariko biteye agahinda kuba umuntu w'umupasita none ngo abantu b'i Sodomu n'i Gomora nibazuka ngo bazabaza ngo Imana ati mbese Mana bariya abantu boko bari barenze ububi twebwe. Birababaje. Ikigeragezo si karande kandi si n'umurage. Haleluya. Ndatanga urugero kuri Sara yamaze imyaka 100 atabyara. Oh haleluya, mvugira haleluya. Humura nawe, humurije abantu bose badafite urubyaro. Wihangana aho urababaye, uri kubwira Yesu ukabona ntibishoboka, uri gusenga ukumva isengesho ntirirenga no mu kirere. Ariko humura, mu ijuru hari Imana. Iyo Mana upfukamira ku manywa na nijoro ntago ari bayari. Ntago ari bayare nka ya yindi Eliya. Babahanuzi 400 Eliya ubwo yari ari ku musozi Karumeli yarababwiye ngo mbese uzi ikintu Eliya yababwiye? Yarabwiye ati ariko iyo Mana yanyu yasinziriye. Nawe arabashinyagurira, ariko mwakongeye mukabyutsa iyo Mana ahari ko yasinziriye. Mbese Imana igisinzira? Kwari ukubashinyagurira. Ariko humura, Yesu yaranesheje. Humura ho wabuze urubyaro. Ubu hari ababafite bari kwicuza n'icyatumye bababyara. Ubu se nta muryango urageramo
ngo urebe ukuntu umeze, noneho unahumurijwe ngo umwana w'Imana ngo ajya yigira ku bimuzengurutse, yarangiza akabona yuko Imana imukunda, yatekereza ubuzima abayemo nubwo ari kubona aho ngaho, agahita avuga ati haleluya Yesu, oh haleluya, ibyanjye burya ntago bikomeye. Ntabwo umuntu arakuganiriza akuganirize ibiri mu rugo iwe wumva ushubijwemo imbaraga, uvuga ati haleluya. Ese burya nubwo ndi kurera umwana, burya hari n'ukubita nyina akenda kumwica. Ese ntabwo muzi yuko muri iyi minsi abana bari kwica ababyeyi? Wowe utari wabyara, taha utekereze kuri iri jambo, ubwire Yesu uti Yesu, mpora nkubwira ngo mpa Yesu. Ntabwo nawe uzatekereza iyo uri gusenga, mbese buri mwanya wajya uhamagara papa wawe mu izina ngo urugero, mbe Samweli we wampaye ibingibi Samwe none se urugero umubyeyi iyo azi ko ushaka ikintu ntabwo avuga ati umwana wanjye akeneye iki ngiki akakizana utari wanarihingutsa, kuko ababona ko ukeneye icyo kintu akakikugurira ndetse agashyiraho n'akarenzo. Haleluya, Yesu wacu yagiye kugusubiza. Oh haleluya, oh iyo agiye kugusubiza arenza na bya bindi wamusabye. Haleluya, iyo agiye kugusubiza ntareba ngo uri umunyabyaha, iyo agiye kugusubiza ntareba ngo warasinze, iyo agiye kugusubiza. Oh haleluya, nasomye amagambo mu mubwiriza igice cya 9 arankomeza, amagambo avuga ngo ibihe bibi n'ibyiza bigwirira abantu bose. Oh haleluya, yes, waba uri kurira nimugoroba ukarira ariko bugacya mu gitondo bugacya uri kuvuza impundu. Mureke twiringira Imana yacu. Nuko turi kuvuga ngo ikigeragezo si karande kandi si n'umurage. Twari dutanze urugero k'umubyeyi sogokuruza wacu Sara yamaze imyaka 100. Ikigerageza kigendamo arakura, yabyawe nkatwe, yabaye uruhinja. Imyaka 5 irashira, imyaka 20 iragerayo, leta yemerwa 21 kugira ngo ushingirwe. Igihe kiragera Sara arashingirwa, igihe kiragera Sara arategereza nk'abandi. Umwaka wa mbere, Sara yategereje. Nimba nta muntu wigeze ugeragezwa muri iyi si ngo ageragezwe nka Sara amara imyaka 100. Aho urivuga ati haleluya Yesu, byose urabishoboye. None nimba umukurambere wacu yaramaze imyaka 100, wowe wari wagera na 50, wari wageza 60, warabuze urubyaro. Nimba uhari humura mu ijuru hari Imana ikora ibidashoboka. Ntukibaza ati mbese Yesu ko nshaje ngize imyaka 50, mbese urwo rubyaro ndacyarufite. Oya, wireba ibyo. Mvugira amen, ariko mvugira amen ahantu hose uri. Aho uri mvugira amen, uvuga ati Yesu warakoze koko, hari ibyo ugiye gukora mu buzima bwanjye. Haleluya, ntabwo urageza ikigeragezo ntabwo uragira ikigeragezo nk'icya Sara. Aho uri hose ntabwo uramera nka Sara. Oh haleluya. Nuko Sara bigeze ubwo yiheba, abwira umugabo ati mugabo wanjye ndabona tutakibyaye, none fata umuja. Nuko abo umuja mugiyeho, mbega kwandavura kuva kera ntabwo abana b'abantu twizera. Nuko Aburahamu agiye kumuja, nuko aramubyarira. Ariko aho bigeze Sara akajya areba ati koko birakwiye yuko umuja noneho atangira kujya asuzugura nyirabuja. Birakara. Sara bati mbivuyemo. Noneho rubura gica Aburahamu akabona, noneho Sara akabona yuko Sara afite ishyari. Birakomera. Nyumvira icyo kintu nkawe, umuja akatangira kugutegeka, umuja akatangira kukurusha. Mbese umuntu wabyaye urabyumva aba afite iki? Aba afite ijaki, aba yitera ijaki nyine avuga ati ni njyewe areba,
nuko bigeraho Imana nayibona yuko Sara bimeze biti ananiwe, ati Sara irukana umuja n'umwana wayo. Nguko ukuntu Sara yagiye, nguko ukuntu Hagayi n'umwana we bagiye bavuye aho ngaho, ariko Sara yari atakihanganye. Nuko Sara abaye aho ngaho, ariko mu myaka 100 ngo Imana yohereza marayika iramubwira ndi genda ubwira umugaragu wanjye Sara uti Imana irakwibutsa igiye kuguha umwana. Ati ntabwo bishoboka. Sara yarisekeje. Bishoboka bite umuntu w'umukecuru nkanjye? Bishoboka bite ko ngewe Sara ukomeze imyaka mfite ngo arisetsa atariko sibwo bira ako tekereza nawe igihe urimo wakwisetsa. Isetse kuko Yesu ashoboye byose kandi yagiye kugusetsa nawe uratangira ukisetsa. Haleluya. Nuko Imana yohereza umuhanuzi wayo aramuhanurira. Sara byarabaye arishima, aho ati ntago bishoboka. Nuko Sara abona igihe cyo kubyara kigeze, abyara umwana w'umuhungu amwita Isaka. Nguko sogokuruza wacu w'amahanga, nta kigeragezo kidashira, nta n'imvura itagwa ngo ihite. Imvura yarahise yo kubwa Nowa, ikigeragezo cyarakishize cyo kubwa Sara imyaka 100. Nawe ibyawe ntago Imana ibinaniwe. Ntukicare ngo uvuge ngo Yesu arananiwe. Yesu ntabwo ari umwana w'umuntu, nta nubwo yirirwa yita ku byaha byacu, ahubwo icyo ashaka nuko twemera. Ikigeragezo si karande kandi si umurage. Oh haleluya. Nsoza nagira ngo mbwire abantu mwese mufite ibyifuzo, ujye umbwira muri komenti, umbwira ati Vestine shaka yuko tuganira ku gitekerezo cy'umuntu uyu n'uyu, kuko iki cyigisho cyaramfashije cyane, hari imbaraga cyampaye. Ujya muri komenti umbwira uti tukivugeho, tugisengere, dusenge kuko Yesu ashoboye byose, nta na kimwe cyamunaniye, ntabwo ibyacu byamunaniye. Ngaho mureke dushimire Imana kuko iby'ibyo yaguhaye. Mbere yo kugira ngo usenge usaba Imana, jya ubanza uyishimire. Imana ikunda amashimwe, Satani yanga amashimwe, kuko kuva kera yaciwe mu ijuru ahanganye na Satani kubera ishyari. Rero jya ushimira Yesu, upfukame utange amashimwe ati Yesu warakoze. Icya kabiri uzajya wongeraho, uzajya usaba Imana imbabazi z'ibyaha wakoze. Icya gatatu uzajya noneho ujya mu rwiherero uyisaba, uyibwira ati databuja bimeze gutya, kuko Yesu Kristo si umuntu. Ntabwo yirirwa ati wampaye. Iyo ugiye gusaba papa we kuki uca bugufi ukavuga ati papa mbese wampaye iki ngiki ko ngishaka. Papa wawe n'umunezero ajya akiguha kandi ari umwana w'umuntu, ariko Yesu ajya areba hahandi abantu batareba. Yesu ajya agera hahandi mama wawe na papa wawe batagera ngo bakurangirize ibyifuzo. Yesu ajya agera hahandi abantu bose bakwanze, baguhunze. Hari isomo nasomye mu migani rivuga ngo umukene aravuga bakamuninira, kuko umukene ntaje. Ijambo ry'umukene riraninirwa. Haleluya. Mureke rero dushake Yesu, mureke tumubwire ibitubabaje n'ibituruhije, kuko byose arabishoboye nta na kimwe, maze tumugire nyambere. Natwe yiteguye gukemura amakene n'ibyifuzo byacu tumusabye. Mureke tubiharanire kandi tuzabigeraho, maze tutazamera nka ba bantu bo ku bwa Nowa. Bano binangiye bapinga umuburo, imvura iragwa, inyamaswa zikabacaho bareba bakabininira. Inyamaswa zirangira inkugi iruzura. Mwene muntu yanze kwinjira, ngo mwene muntu kuva na kera yabaye mubi. Ariko ngo gahunda Imana yashyizeho ku byaremwe byose, mwene muntu niwe ujya uva kuri gahunda, agata gahunda Imana yamuhaye,
agata iby'Imana yamutegetse. Urugero ni abakurambere bacu Adamu na Eva, ubwo baryaga kuri kiriya giti, ese hari ibindi biti ntibyari bihari? Kugira ngo ubyumve neza, bagiye kurya ku giti cyabujijwe, bari babuze izindi mbuto zo kurya. Ni icyerekana ko mwene muntu kuva na kera yataye gahunda Imana yamuhaye, arangije yumva nabi, bituma acumura kugeza na n'izi saha urupfu ruri kuba kubera ingaruka z'icyaha cya mwene muntu. Bityo rero tureke kugomeza kumera nk'abo mu gihe cyo kwa Nowa, ndetse ntabwo ibigeragezo ari karande. Tubisabirane mu izina rya Yesu, amena.